Duteraniye hano rero muri iki gitondo mu birori byo guhabwa impamyabushobozi yuko koko bari hano tureba bambaye neza, ari abari hano bambaye imipira myiza ndetse n'abari hariya bambaye amakanzu agaragaza ibirori koko turimo uyu munsi. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko twaje kwishima ku musaruro twese twagizemo uruhare. Ishuri rikuru ry'ubumenyi ngiro Rwanda Polytechnic ariko by'umwihariko IPRS Kigali dufite intego yo gutanga ubumenyi ngiro mu byiciro bitandukanye. Hari ku rwego rwa Polytechnic ariko kandi hari aho twigishiriza imyigishirize itanga diploma cyangwa se advanced diploma, ariko dufite nanone n'inshingano zo kugira ngo dutange ubumenyi mu byiciro bitandukanye, icyo twita short courses, ariko tukagira n'uruhare rutandukanye mu kugira ngo tube twasuzuma ubumenyi buri mu Banyarwanda. Ibyo ngibyo bikaba bikorwa mu byo twita recognition of prior learning. Ibyo byose nibyo turimo kwizihiriza uno munsi. Nyakubahwa Muyobozi Mukuru wa Rwanda Polytechnic, Vice Chancellor, ukaba n'umushyitsi mukuru muri ibi birori, Nyakubahwa DG, Muyobozi Mukuru wa WDA, Deputy Head of Cooperation, German Embassy and the Co-Chair of TVET Sector, Nyakubahwa waje uhagarariye RDF, Nyakubahwa Chairman wa Association y'abubatsi, bayobozi baje bahagarariye ibigo bya leta, yaba ari Farge, yaba ari National Youth Council, yaba ari Rwanda Mining Board, bashyitsi bahire bahagarariye inzego z'abikorera, ba nyiri company twafatanyije urugendo, ndetse n'abandi mwese muri hano, tubanje kubaramutsa mu izina rya IPRS Kigali. Muraho. Duteraniye hano rero muri iki gitondo muri birori byo guhabwa ku mugaragara ubumenyi rero graduate cyangwa se abarangije ahangaha babonye. Nta gushidikanya ko bazihangira umurimo cyangwa se bakagira icyo bakora mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere ku giti cyabo ndetse ku miryango yabo ndetse no ku gihugu muri rusange kiduhetse kandi gikunda Abanyarwanda, gihora gihangayikishijwe no kugira ngo tugire umunyarwanda koko ubereye u Rwanda. Nagira ngo mumfashe dushimire aba bose barangije banyuze muri ibyo byiciro bitandukanye. Umunsi nk'uyu ni uwo gushimira no gushima, ngira ngo nta bindi byinshi byavugwa. Reka mbonereho umwanya wo gushimira cyane cyane abafatanyabikorwa bose uburyo dufatanya kugira ngo igihugu cyacu kigere aho gikwiye, ariko cyane cyane bigeze ku bumenyi ngiro n'imyigishirize y'ubunyamwuga n'ubumenyi ngiro. By'umwihariko rero turashimira leta yacu kuba yaratanze umurongo kugira ngo Abanyarwanda benshi bagire ubumenyi buzabafasha mu mibereho myiza. Turashimira abafatanyabikorwa cyane cyane abikorera bagize uruhare kugira ngo tugere ku musaruro tubona uyu munsi. Kuri gahunda turaza kugira umwanya wihariye w'icyo gikorwa aho tuza kubagaragariza ibyishimo byacu nka IPRS Kigali, ariko kandi biza no kugaragara yuko tubiha agaciro kandi namwe tubaha agaciro kubera ibyiza mwakoze. Mwebwe rero kubikorera hano hari abikorera batandukanye usibye association y'aba contractor navuze, ariko harimo na companies ziri hano zafashe byakoze igikorwa gikomeye zo kugira ngo tubashe kuba twakwigisha tukatanga ubumenyi dufatanyije kandi twigira ku murimo. Turashimira uruhare rwa Stekoma, urugaga rw'abafundi
rugaragarira benshi bari hano barenga hafi ibihumbi 4,200 nabanyuze nabari muri urwo rugaga rw'abafundi. Turashimira rwose uruhare rwa Sitokoma rumaze gukora, yaba ari kugira ngo ubwo bumenyi buhabwe abantu bahabwe impamyabushobozi, ariko kandi turanabashimira n'igikorwa bagenda bakora, ibikorwa byose by'ibikorwa remezo biri muri iki gihugu, uruhare rwanyu mugenda mukora. Ibi byose tubona bikorwa n'abafundi. ABCDO, bravo bravo. Turashimira kandi urugaga rw'abagaragiste, Rwanda Garagist Association, nabwo rutanga abantu benshi cyane. Abantu bari hano bakora mu magaraje atandukanye, nabo twarabasuzumye tubahereza ubumenyi kuko bari babizi. Kuva urugaga rwajyaho ngira ngo rumaze gukora byinshi. Mu gihe cyashize twari tuzi ko ujya mu magaraje ukumva mu rundi rurimi rutari ikinyarwanda, ukumva yuko abakora mu modoka ari abaturuka mu gihugu cyo hakurya cya Uganda, ariko ndahamye ubu ngubu ugiye mu magaraje usangamwe abantu bavuga ikinyarwanda b'abanyarwanda kandi bazi ibyo gukora. ABCDO, bravo bravo. Turashimira kandi abandi bafatanyabikorwa ba Minisiteri y'Uburezi, navuga development partners. Ibi byose ikigo cya IPRS Kigali kimaze kugeraho twabigezeho ku bufatanye bwa leta ya Korea binyujije muri Koika, yo yadufashije mu bintu bitandukanye, ari ukuduha ibikoresho, inyubako ndetse n'ubumenyi bagenda baduha. Ibi byose ni bituma tuba twatanga umusaruro nk'uyu. Turashimira kandi abandi bafatanyabikorwa hano turi kumwe. We are together with the Deputy Head of Cooperation, German Embassy. They have supported a lot in the TVET sector, but particularly for the dual training in the plumbing, they have done a lot and they were thankful for that. We also acknowledge the presence of the other development partners who are with us, who are helping us in implementing the workplace learning policy. We see APF, the APF which is really active in the workplace learning policy implementation, as well as the Chamber of Commerce. We are thankful for coming and your contribution as well. Turashimira kandi turabasaba mubashimire rwose. ABCDO, bravo bravo. Ntitwabura kandi gushimira ibigo bya leta biri hano bifasha mu kongera ubushobozi abakozi babo cyangwa se nabo bashinzwe. Aha navuga Farge nayo iri hano, tugashimira RDF ku basirikare twigishije mu byiciro bitandukanye kandi dukomeza gukorana. Turabashimira cyane yuko dufatanya mu bintu bitandukanye kandi turizeza yuko tuzakomeza kubikora. Rwanda Mining Board, Rwanda Collection Service, naho icyo ni ikigo nacyo dukorana cyane. Turabashimira cyane. Ubumenyi ngiro turabwigisha mu buryo butandukanye, ndetse no mu bagororwa bafite ubumenyi twabahaye, turabaha certificate zabo. Turashimira kandi na National Youth Council. Aba bantu bose bari hano abigishwa n'urubyiruko, turashimira yuko tufatanya cyane kandi ibyo tukaba twarabifatanyije n'amabanki nka KCB. We are also thankful for KCB for really helping the young Rwandans to give the required skill that will help them in their endeavors. Nitwabura kandi gushimira na RDB nayo iri hano, kubera yuko RDB ikorana cyane n'inzego za leta yaba amashuri, ariko na kandi igakorana n'abikorera. Turabashimira cyane uruhare rwanyu namwe. Sinabura ariko kandi gushimira abakozi ba IPRS Kigali ndetse n'abandi bagize uruhare mu isuzuma. Iri suzuma ryakorwaga n'abakozi ba IPRS Kigali, ariko dufatanyije nabo n'abikorera cyane cyane no muri Sitokoma no muri association y'abagaragiste.
ubwitange bwanyu mwagaragaje ndetse no muri rusange no kugeza no iki gikorwa harimo abantu benshi baraye amajoro kugira ngo iki gikorwa kigende neza, yaba ari ukwasesinga yaba ari no kugira ngo iki gikorwa turimo ubu ngubu kigende neza. Nabo nagira ngo mbasabe tubashimire cyane. ABCDO bravo bravo. Mwebwe rero batekinisiye mwahawe impamyabushobozi mu izina rya IPRS Kigali, tubifurije ibyiza, tubifurije ihirwe ku isoko ry'umurimo, ariko sinabura kuvuga yuko twizeye ko ubumenyi mufite buhagije, ariko kandi tubasaba gukunda umurimo, kuko iyo ukunze umurimo ukunze igihugu. Turabasaba kandi gukora umurimo unoze, ari nabyo bizabatandukanya na wa wundi uri hanze ariko udafite certificate. Turizera rero ko kandi ubumenyi mufite buzatuma muba ba ambassador bacu ba Rwanda Polytechnic, ba IPRS Kigali, kugira ngo nanone abandi batabikoze bazaze babikore. Turiteguye, ariko kandi mujye mumenya yuko ubumenyi ntago burangira, kwiga ntibirangira. Igihe muzabona mukeneye ubundi bumenyi, amarembo arafunguye, tuzaza tububahe. Kandi nanone no guhora muzirikana yuko ubumenyi, kwiga ntago bigira imyaka. Muraza no kubibona, twateganyije kugira ngo duhembe umuntu ushobora kuba yarize ariko afite imyaka myinshi, kugira ngo bitange byerekane yuko dukangurira n'abantu bose kugira ngo bige. Ariko kandi mujye muzirikana yuko ushobora kutamenya umusaruro uzava mu byo ukora, ariko ntutagira icyo ukora nta musaruro uzigira ubona. Kandi mujye muzirikana yuko ejo hazaza hashingira ku byo ukora none. Ibyo byose bizabagiraho ingaruka nziza, ariko kandi bizagira n'ingaruka nziza ku gihugu cyacu. Soza mbifurije umunsi mwiza, mbaha ikaze, kandi mbabwira nti impamyabushobozi mubonye muri uyu mwaka twatangiye muzazikoreshe neza, kandi turize amarembo arafunguye, tuzakomeza gufatanya. Murakoze, mugire umunsi mwiza.